twebwe abageze mu gitondo no kubona iki gitondo imbabazi z'Imana, Imana ishimwe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Riri mu gitabo cy'imigani, ijambo musanzwe musoma ariko kandi niryo numvise ryaje ku mutima. Ni ibice 4 n'umurongo wa 23 mu gitabo cya Salomo cy'imigani. Yego. Reka tuhasome rero, haravuga ngo ibice 4 na 23 baravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Imana ishimwe. Amen. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Yego. Ishimwe cyane. Amen. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, hari ijambo yabwiye Timoteyo umukozi w'Imana, igice cya 6 n'umurongo wa 20 ndetse na 21. Yaravuze ngo Timoteyo we, jya urinda icyo wagabiwe, ntibikire amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, Yego. ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite bikaba byarabateye kuyoba, bakava mu byo kwizerwa. Ubuntu bubane namwe. Amen. Amen. Imana iduhe umugisha. Aya magambo asomye abantu barayazi, nta n'andi batazi, ariko ntabwo ijambo ry'Imana rijya rimenyerwa. Ijambo ry'Imana ntirigira umuhanga, ni irya Yesu nyine. Nta muhanga wo muri uru rugendo no mu by'Imana. Umwuka wera niwo muhanga. Yego. Ariko Salomo yari umunyabwenge nk'uko Bibiliya imutubwira ikamutugaragariza. Mwene Dawidi yari yaragize amahirwe yo gusenga amasengesho yagwa mu ntego ikomeye. Bibiliya iravuga ngo igihe yasengaga ngo Imana yaramusuye imubaza icyo yifuza. Neza agirirwa neza, asaba Imana ubwenge. Ibyo bintu bitangaza Imana cyane. Yego. Tanga Salomo ntasenze nk'abantu, asenze nk'umunyamasengesho nyine. Imana iravuga ngo ntusabye icyubahiro kandi ari cyo barwanira. Ntusabye ubutunzi kandi ari byo benshi basengera. Ntusabye ko abanzi bawe bapfa bakagushiraho kandi ari byo byifuzo by'abantu. Imana iratangara. Yego, ni ukuri. Imana ni igitangaza, ariko ibyo bintu Imana yarabivuze. Yatangajwe nuko Salomo w'umusore wimye ingoma ari muto, adahindishijwe umushitsi n'abanzi ba Dawidi bari benshi cyane. Muzi ko Dawidi yarwanye intambara kugeza ubwo Imana imubwira ngo ibiganza byawe birajojoba amaraso, ntabwo wakuba ku rusengero. Yego. Kandi Dawidi ntiyapfuye asize abanzi bashize, Abafilisitiya bari bahari. Abamidiyani n'andi moko yose yarwanaga nayo bari bahari. Yego. Ibintu byose Dawidi asizeho ingoma yihaye Salomo. Ngo asenge ntiyasaba ko abo babisha ba Dawidi agiye kwinjiramo iyo ntambara yo gusimbura, ngo asaba ubwenge binezeza Imana. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Ntiyasaba icyubahiro byibuze ngo avuge ati dore ndi umwana muto ngaha, bazaba abasaza bamenyereye bazampinyura. Asaba Imana ubwenge. Ntiyasaba ko agira ubutunzi, kandi muzi ko twese nibyo byifuzo abantu benshi basengera. Imana iramubwira ngo ubwo udasabye ibyo bintu bitatu, ugasaba ubwenge, ibyo udasabye byose mu bakubanjirije n'abazaguheruka nta n'umwe muzahwana. Kandi niko byagenze. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Abahoreho nk'umuntu wasabye ubwenge. Bibiliya ikavuga ngo yagize ubwenge bwinshi, inyamaswa zose akazimenya ntawe uzimubwiye.
bagasobanura inyamaswa, imiterere y'inyamaswa ngo kugera ku isunu n'isirabo niko birivuga. Salomo ngo agira ubwenge bwinshi agasobanukirwa ibiti byose n'uburambe bwabyo cyangwa se intege nke z'igiti, imiterere y'igiti, akamaro k'igiti, atari amashuri yabyizemo ari uko yabihawe n'Imana, yasabye ubwenge. Yego. Bagasobanura ibiti ngo kugera kuri Ezobu yemeraga hejuru y'inzu niko Bibiliya ivuga. Imana ishimwe. Amena. Salomo amahanga aramutinya. Umutinya, usomye ijambo ry'Imana usanga mu gihe cye nta ntambara yigeze ibaho, nta basirikare barwanye, nta mahanga yitokeje gutunga icumu kuri Isirayeli, kubera ko intambara y'igihugu yarangiriye muri aya masengesho asabye Imana ubwenge ngo bwo kuyobora neza no kumenya kwerekeza ubwoko bw'Imana aho Imana ishaka. Imana ihimbazwe cyane. Amena. Salomo amahanga aramuyoboka ngo amuture indabukira, anamuzanira ifeza, azana zahabu, barasuka, arakira, aratunga, aratunganirwa, ibintu byose bicecekera imbere ye kuko yabisabiye Imana. Ngibiya ni kuri wa musozi yasengeyeho. Yego. Bibiliya iravuga ngo amahanga akajya aza kwiga ubwenge kwa Salomo, abumvise amakuru ye ngo bakaza. Bibiliya iravuga ngo n'umugabekazi wo mu Etiyopiya azamurwa no kumva iby'ubwenge bwa Salomo. Ngo hageze nta jambo araganira nawe ngo arebye uko barya, na gahunda nziza ibayo, ngo aratangara kuko umutima aravuga ngo hahirwa bibera imbere ya Salomo. Yego. Imana ishimwe cyane. Amena. Bibiliya ivuga Salomo ugatangara, yubaka urusengero ruteye ubwoba, ayobora abantu barumvira. Yego. Uca urubanza rw'abagore babiri, niho Imana yahereye ikimenyetso cy'ibyo yasabye. Abamaraya bari babyaye ngo umwe arasinzira, aryamira umwana, arapfa, yiba mugenzi we mu gituza. Urubanza baruzanye, abantu bose bakuka umutima, baravuga ati abantu bari kumwe, nta muntu wari uhari ngo azi uruhinja rw'uyu n'urw'uyu kubitandukanya nibo ubwabo. Kandi abagore, umwe arashegata umuzima n'uwanjye n'undi. Salomo araruca gute? Ariko muri bwa bwenge Imana yamuhaye, Bibiliya iravuga ngo Salomo ahamagara umusirikare, avuga ati munzanire inkota nce urubanza. Ati uyu mwana rero tugiye kumusatura, umwe atwara igipande unajyana ikindi, ubwo tutazi nyiri umwana. Bibiliya iravuga ngo wari nyina w'umwana aravuga ati yewe nimumuhe, aho kujya umwana wanjye mumusature, namutware yibereho, nzamurebera iyo. Yego. Bibiliya iravuga ngo utamubyaye aravuga ngo yego, ngo kuruciye niko kwiza, ngo basature tumugabane. Salomo aravuga ati nyir'imbabazi niwe nyiri umwana, ngo igihugu kiramwubararira, kiramwemera. Yego. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishimwe cyane. Salomo mu muhanga, ariko igitangaje ngo ikintu kitamwubashye nticyumwumvire, ikimushobokeye kikamunesha ni umutima. Bavandimwe bakristo bene data, numvise ko iri jambo ari ry'Imana ishyize ku mutima wanjye. Yego. Umutima wa Salomo niwo wonyine wamurwanije uramutsinda. Bibiliya iravuga ngo Satani ari mu ijuru ngo yaribwiye mu mutima we, nta yindi Satani yabagaho ngo yashutswe n'umutima we. Umutima ni igitangaza, ugira intambara abantu batabona byibuze ngo bagutabare. Ushobora kugira intambara y'umutima ukarira, uwo muri kumwe ntabimenye, ukarwana intambara ikomeye yo mu mutima, abana bawe bagukunda, inshuti zawe n'abavandimwe, umugabo wawe cyangwa umugore ntamenye ikibazo ufite mu mutima, kikamenywa n'Imana gusa. Yego. Umutima urakomeye. Sinzi uko nabivuga, ariko Imana ishimwe ko Umwuka Wera wenyine azi gusobanura. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Amena. Umutima, Satani ngo yibwiye mu mutima we. Njya ntangara iyo ntekereje iryo jambo, nta yindi Satani yabagaho ngo imwoshye, ngo ni umutima we wibwiye ko azazamura intebe y'agasumba Imana. Gusa ngo ni umutima wamwoheje. Bavandimwe, umutima, Yeremiya yaravuze ngo mu bice 7 yaravuze umutima urusha ibintu byose gushukana, ngo ufite n'indwara ntiwizere no gukira.
yego ni ukuri. aravuga ngo mbese ninde wawumenya ngo ntawe. aravuga ngo Imana iramusubiza ngo ni njye Uwiteka ugerageza imitima nkayigenzura hitura umuntu wese ibikwiriye imirimo ye kandi iyo mirimo ibarwa niyo mu mutima. Imana itugire neza. nta kintu ushobora gukora cyiza kitavuye mu mutima. nta n'ikintu kibi umuntu yakora bitavuye mu mutima. yego ni ukuri. niko Yesu yavuga mu mutima w'umuntu ngo niho haba imigambi mibi, ngo niho hava wese ubusambanyi, ngo niho havamo kwicana, ngo birya bintu byose abantu babona byatungutse inyuma ngo biba bimaze igihe bituye mu mutima. yego ngo kandi mu mutima w'umuntu ngo niho habamo ibintu, niho habamo imigambi myiza nanone. ahandi Yesu yaravuze ngo umuntu ngo ntiyatanga, ngo iyo umuntu atanze ibibi ngo aba abikuye mu bibi byinshi byuzuye umutima ngo yatanga ibyiza ngo akaba asigaje ibindi byiza ngo nabwo bituye mu mutima we. Imana ishimwe. Bakristo bene data, ni igitangaza gikomeye. muri iyi minsi hari ibihe biteye ubwoba by'iminsi y'imperuka, abantu ntibagitinya ibyaho. umuntu araturitse ikintu agakora ikintu cy'ishyano gikaze, ugatekereza ngo ese niwe uvuze kuriya, niwe ukoze iki se? niwe agikuye mu butunzi bubi, niko Bibiliya ivuga, asanganwa ariko bwabaga mu mutima tutabizi. turatangazwa n'ibyo umuntu akoze ariko yari abitunze, ntabwo ari umukene w'ibibi, ni umukungu w'ibibi. niyo mpamvu yatinyutse gukora ikintu. cyangwa umuntu agakora ikintu cyiza gikomeye giteye ubwoba. uzi ko umuntu ajya akora ikintu cyiza kikagutsinda ukabona wowe utagishobora. ejo mwene data waduhaye ubuhamya naranezerewe cyane cyane, narafashije. Imana imuhe cyane rwose. Pasiteri Mwungeri yaravuze ngo Imana yaramubwiye ngo natanga inzu ye umutara ayihe umupfakazi. ngo umuntu aramugendera aramubwira ati nta soni utanga inzu, hari umuntu ujya utanga inzu? ariko Imana yanjye bibaho kandi kuko umuntu uko yamubwiye niko abyibwira. yego hari abantu bibwira ngo iki kintu ngo ntawagitanga, ngo hariho ikintu umuntu ngo yaramushubije ngo niba umuntu yihaye Imana inzu kuki atayitanga? ariko abantu b'Imana kandi yaratubwiye ngo na n'ubu ntaragira iyo nzu. naratangaye cyane. Bakristo bene data, imitima itunze ibintu byinshi rwose. ni urugero ntanze kuko nanjye naratangaye. ntabwo biba byoroshye ko umuntu afata inzu imwe gusa yonyine afite akayitanga. ntabwo biba byoroshye, ariko iyo umuntu yihaye Imana n'ikitaricara agikora. yego ni ukuri. hari igihe abantu bavuga ngo ese ibyo ukoze ngo biracyabaho muri iki gihe kandi byiza. ibyo bintu ngo biracyabaho, ngo bene ako gakiza karacyabaho, karahari kuko ntabwo uruzi rwakajyana, ntabwo umuriro wagatwika, karacyahari. yego ni ukuri. haleluya, Imana ishimwe. karacyahari, biracyahari, byiza biracyahari. yego Imana tugire neza cyane. gukora ibintu bibi bisa n'ibimenyerewe. abantu bavuga ngo ibyo ngo nta gitangaza kirimo ko abantu bagenda bambaye ubusa, nta gitangaza kirimo ko babaye ba maraya ku gasi, nta gitangaza kirimo cy'ubwicanyi, abagabo barica abagore, abagore bakica abagore. muri iki gihugu turabibona. ntibikiri igitangaza yuko umwana yica se na nyina, mbese twabonye ibintu bikomeye. ahubwo ikintu gitangaje ni ukubona umuntu akora ikintu cyiza cyananiye benshi. yego ni ukuri. icyo gitangaza pa. Salomo rero nk'umuhanga, nk'umunyabwenge, nk'umuntu ukomeye, atangazwa ngo n'umutima we uburyo wamunaniye. ibintu arabiyobora birakunda, amahanga aramuyoboka, baza kumva ubwenge bwe, yubaka urusengero rwiza n'inzu ye n'intebe yicaragaho ngo yari itangaje. ibintu byo kwa Salomo n'amafunguro no ku meza n'abagaragu be no gukora kwabyo ngo babibonaga bakukaga umutima, bakamutinya bakamwubaha, ariko umutima ntiwamwubaha. yego ni ukuri. umutima uza kuzamuteranya n'Imana. umutima ujya mu bagore. Salomo ashaka abagore arenze urugero yagombaga kugarukiraho. yabona umusoni akamufata, agashyingirwa,
abona umunyamahanga akavuga ngo ubwenge bwaramushejeje agera ku rwego avuga ati amoko yose reka nzabatunge ndebe umugore uruta undi. nta handi yabivanye, ni umutima we gusa. Bibiliya iravuga ngo abagore bagera igihe bamutwara umutima. Bibiliya iravuga ngo bagera igihe bazana ibigirwamana abagore. ntiyaba akinesha imana z'abanyamahangakazi cyane ko ubwo yakunze uriya mugore n'ibyo ari buzane byose ari bubyakire. yego aramaze kwisanga mu ntege nke zikomeye. aramaze kwisanga gusambana cyane kwamutwaye umutima kugeza ku rwego n'umugabekazi wavuye w'Isheba wavuye muri Etiyopiya nawe yamubyayeho ngo abana bagera muri 2. ko Bibiliya iravuga ngo aramwakiriye amubwira ibyari bimuzanye arabimuha ngo amukorera n'ibyo abami bakorera abamikazi. ibyo ngibyo bubahirije ni ubusambanyi yabonye ngo amwereka ubwenge Imana yamuhagerekaho no kumusambanya umutima. bene data abakristo bavandimwe, umuntu nka Salomo kubona umugabekazi w'Isheba umunyamahangakazi aje kureba ubwenge bwe agakurwa umutima n'uko barya na gahunda nziza. ariko Salomo ibyo amusaba ubwenge bwavuye he ku Mana, yarangiza akanamusambanya akanamubyarira bitewe n'umutima. arareba aravuga ngo umuntu wese ngo arinde umutima we kuruta ibindi bintu byose birindwa. amen. ngo aho niho nkomoko y'ubugingo gusa. umuntu wese utararinda umutima nta nkomoko agira y'ubugingo. yego muri iyi minsi ikomeye kandi iteye ubwoba, turinde imitima. iri torero nangwa urubuga duhuriraho, iyo nagize umugisha wo kuhaza numva ibintu bikomeye, numva ubuhamya bukomeye, numva ibintu Imana yakoranye n'abantu ku mugaragaro mu cyaro ataba amatara, ahatari mu iterambere ariko mu iterambere ry'umwuka rikomeye cyane abantu bahuye naryo. Kumva ibyo bintu byarabaye, ariko ntibari kutubwira ibyaraye bibaye. yego kandi ibyo bintu byabaye biracyadutunze, biragaruka bikaba bishya ukumva usubiye mu Mana. ariko ibi bintu murabona ko ntitukisingira bya bintu by'imbaraga nka bya bindi mwene data ejo yatubwiye ngo ikiganza cyamubitsemo ubutunzi amara igihe ahagaritse umutima kugeza ubwo Imana ibisobanura. numvise ibintu byakorewe ruguru mu misozi y'iwanyu ndatangara, n'ubu hari igihe mbitekereza nkabisubizamo nkabyumva, nkavuga ngo Mana, ibi bintu bizasigare mu mateka. ibi bintu byakagombye gufata b'iki gihe gikomeye kibishye gisa gutya. ariko Imana nibitanga. ariko ibintu twakiriye tubirinde bagenzi bakristo bene data. rinda umutima wawe ahantu uri, niko Salomo yavuze ngo kuruta ibindi byose birindwa. anditse wa Zaburi yaravuze ngo umutima wanjye ugirira Imana ihoraho amatsiko, ngo ugira inyota, ngo isa n'iy'igihugu kiruhijwe n'amapfa nta n'amazi ahari. ararahira Dawidi aravuga ngo ni ukuri mfitiye Imana inyota, ngo nyirusha uko abarinzi bayagirira igitondo. Imana ishimwe. abasirikare burya barinda baba bafite amatsiko y'igitondo kuko ijoro ribamo byinshi. iby'Imana twahawe tubirinde. nta myaka wageramo ngo Satani agutinye, nta nubwo umutima wawe kubahira ngo kuko ugize imyaka 100 ngo umutima wawe urakubashye. umutima uhora ari umusore, umutima ujya ugeraho amaguru atagera, umutima urenga ibihugu n'ibihugu, umutima uragenda muri ibyo yaravuze ngo umutima w'umuntu ngo ujya imbere y'Imana, ngo ugakomanga ku rugi rw'Imana ngo ushaka kureba Imana. Imana ihimbazwe cyane. umutima ni wo munyembaraga, umutima ni wo ntwari, umutima ni nawe ugira ubugwari. Salomo aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose byose uzibirindwa. kuko iby'ubugingo nta handi wabibariza, ntiwabigura amafaranga, ntiwabibona mu bihugu bikomeye. iby'ubugingo ntawe birinda abasirikare, iby'ubugingo ntawe bishyiraho abazamu. mbona abantu hano bubaka ibipangu bakameneraho amacupa bagashyiraho imikwege hejuru za senyenge zifite inzembe kugira ngo igisambo agashyiramo n'imbwa agashyiraho n'umuzamu. kubwo kurinda urugo rwe, kubwo kurinda ibisambo, kubwo kurinda abamutera. kandi nta muntu ubikora ataragira ubutunzi.
umuntu ari umukene yibereye mu kazu ke gato hatari korotire aritahira akinjira akaryama agasinzira kuko nta muntu uba amutekerezaho ngo hari icyo azaza kwiba. Ntawe urinda ibidahari rero, ntawe urinda ibidahari. Ariko iyo umuntu yamaze kuba umukungu, iyo umuntu yamaze kuba umukire, iyo umuntu yamaze kubaka inzu nziza, akaba afite imodoka, afite n'ubutunzi, agira n'ubwoba, ibintu biherekezwa n'ubwoba. Akavuga ati ntaramenye, abandi asaba bamena umutwe, abanyanga sinabamenya, abangambanira mu kazi simbabuze, mbese ubutunzi bwe bukamutera gutekereza n'abanzi. Tujya kubaka agashyiraho urupangu, akameneraho amacupa, agashyiraho senyenge, agashyiraho imikwege, agashyiraho umuzamu, agashyiraho imbwa, ibintu bigakomera. Yego. Kubera ubwoba bw'ibyo afite. Natwe rero ubutunzi bwose Imana itanga buba mu mitima yacu. Turinde imitima yacu. Imana ishimwe cyane. Ni uburinzi bwawe gusa, ni wowe wenyine ubikora hamwe n'Imana igufasha. Nijye jyenyine ugomba kurinda ibyo mu mutima kuko nta n'umwana wanjye ubizi mw'abantu. Ntawe ubizi. Uzi ko umuntu akizwa, umugabo n'umugore, njya numva abakozi b'Imana baturirimbiye bakaririmba ukumva biraryoshye, bifite uburyohe, bifite injyana, ariko nanone mu bipimo kibapima gifitwe na Data wa twese. Yego. Wabwira ngo mu mutima ngo bingana gutya. Umuntu avuga ngo nanezerewe ngo nshimye Imana bikagarukira, ariko ibyuzuye mu mutima bizwi n'Imana, bizwi na nyir'umutima. Kuko n'indyarya n'ababeshyi basomye ijambo ry'Imana. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo Timoteyo we yari yamubwiye ngo yamuhaye inama zitandukanye muri kiriya gice. Aramubwira wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, be kuba abatunzi gusa, be kuba abanyabugugu, baba abatunzi ku mirimo myiza. Ubwira n'ibi, ubwira abantu hakiri kare. Aramubwira ibyo azakora, ariko amugeze avuga ngo Timoteyo we ujye utinda icyo wagabiwe ku giti cyawe, wihanangiriza abandi, ubwiriza cyane, uyobora itorero, bakumvira, bakubaha mu ntambara, bakwemera, bakurwanya. Timoteyo we ujye urinda icyo wagabiwe, subira ku burinzi bw'iwawe ku giti cyawe. Imana ihimbazwe. Haleluya. 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 Umuntu wese ahari arinda umutima we. Ijambo ry'Imana twumvise, ubuhamya twumvise, ewe n'uwaba ataragwiza iby'ubutunzi akaba yarabaye kuri uru rubuga, ibintu byose byahavugiwe, bishyireho uburinzi. Yego. Uwabikurikiza yajya mu ijuru ntiyapfa, urupfu rw'iteka ntacyo rwamutwara. Uwabirindira muri ibyo amaze kumva, ibyo wamenya aho uri hose, niyo wakurikiza ibyo kandi ukabirinda, byakujyana mu ijuru. Imana ishimwe. Imana tugirire neza. Ubutunzi bw'Imana buri muri twebwe. Hari aho Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ikibitsanyo wahawe kirindisha umwuka wa Kristo. Timoteyo we ujye urinda icyo wagabiwe. Yamutegetse imirimo, amubwira ibigenzerezwa mu nzu y'Imana, amubwira abantu babi, amubwira beza, amubwira abafatanije nawe umurimo. Aramubwira ngo igituma nkubwira ibi byose no kugira ngo umenye ibigenzerezwa mu nzu y'Imana, kugira ngo nimba mpari cyangwa ndahari uzamenye uko uzabyifatamo. Yego. Ariko yagera hagati akamubwira ati ariko wowe ujye uhunga ibyo, ureka amagambo yamanjwe atagira umumaro, abayavuga bazarushaho gushayisha, ntugire ngo azaneshe. Hari abantu bazayavuga paka bagashayisha, ariko wowe muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. Kandi bameze batyo ujye ubatera umugongo, ukurikize kwizera, ukurikize gukiranuka. Akavuga ati amagambo wanyumvanye uyakurikize. Imana ukurikize ibintu wanyumvanye, undebereho ibintu wanyumvanye. Kandi wibuke n'ibyo wahamije imbere ya Pontiyo Pilato n'imbere y'abahamya benshi. Ibyo bintu birinde byose, ubifate ubirinde. Haleluya. Haleluya. Ahantu uri ufite ibintu Imana yagukoreye, ufite n'ibyo yagukoresheje. Ntawe ukorera Imana, turakoreshwa. Nta muhanga wo gukorera Imana. Turakoreshwa kubw'ubuntu bwayo. Hari ibyo yadukoreye, hari n'ibyo yadukoresheje ku neza, nyaha icyubahiro ni ku mbabazi zayo. Ariko ibyo byose tubirinde. Umuntu natabirinda azabizimiza, azabibura. Umuntu natabirinda, umuntu ashobora kunanirwa ageze ku irembo ry'ijuru, hafi aho ngaho yari ari mu gukomanga. Imana tugire.
muri iyi minsi aho uri hose uko uri kose dore abantu baratandukanye abantu ntibagitaramana ngo amazu agazuke yigireyo hari umuntu wajya gutubwira ngo barataramye ngo abantu baza ari benshi akazu kaba gatoya za nzu ziwahaciriye kandi ni mu ishyamba ni mu ijoro ni igishyito abantu bataramiragaho ngo aribaza ngo abantu ntishobora kubyibagirwa numvise ibintu bikomeye Imana idufashe kureba ibintu aravuga ngo inzungu iragazuka ngo yigirayo mu buryo batazabona abantu bakwiriwemo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ujye urinda icyo wagabiwe muze turinde iby'Imana abakristo bene data cyane ko Yesu ari hafi kugaruka impanda y'Imana izavuga umutima niwe uzumva impanda ntabwo ari aya matwi yumva amagambo y'amajwi umutima Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ujye ubivuga hakiri kare ubabwize ukuri kose ukuranguze ngo kuko mu minsi baza bazaba batacyumva ukuri yego ngo bazaba barwaye indwara y'amatwi amatwi yabo azaba barya ngo ashaka kumva ibibanezeza yego hamwe n'iyo ndwara ngo bazishakira abigisha bahuje n'ibyo bararikiye ariko weho ujye ukurikiza kwizera no gukiranuka yego kandi amagambo wanyumvanye ngo uyabwire abantu bo kwizerwa bazayabwira abandi bibesheni babivuge Imana tugirire neza amen Salomo arareba abona nta kindi cyarindwa abona igihugu byashoboka ko abasirikare bakirinda abona ariko aravuga ngo urinde umutima wawe ntibiba mu gihugu biba mu mutima isoko y'iby'ubugingo imibereho cyangwa se inkomoko twese uko turi aha ngaha ntawe uyobeye inkomoko y'iwabo waba uri muri Amerika nk'uko batwakira turi ahatandukanye ariko umuntu wese azi aho yavukiye n'agasozi kawe n'umuhanuko witwaga iyo ni inkomoko ni ukuri rero inkomoko y'ubugingo yo ntabwo iba mu bijombo ntabwo iba imasisi yo navukiye inkomoko y'iby'ubugingo turayigenda niba mu mutima umubiri wawe ukaremba ariko iyo nkomoko y'ubugingo ikaba ari nzima umuntu bamukubita urusasu ariko ku nkomoko kw'ivuko ry'ubugingo ni mu mutima w'imbere agakomeza urugendo ndetse agataha agakingurirwa yego inkomoko y'ubugingo ngo tuyirinde tuyihagarareho waba urwaye waba urembye baba bakwanga waba warahuye n'ibyago bikomeye yego waba uri mu ngorane udashoboye no kuvuga ziteye n'isoni rinda umutima kuruta ibindi birindwa dore iyo niyo nkomoko yawe y'ubugingo no kubaho kwiteka Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe cyane Imana ishimwe nta muntu wemera ko itongo ry'iwabutswe Imana ishimwe Salomo yaravuze ngo niho iby'ubugingo iby'ubugingo bikomoka ku mutima uyanganye bikomoka ku mutima wizera bikomoka ku mutima ukomeye ku Mana umwanditsi yaravuze ngo gushikamishijeho umutima Mana kuzamurinda amahoro masa kuko akwiringiye ugushikamishijeho umutima Mana ngo uzamurinda amahoro masa kuko akwiringiye umutima yacu tuyishikamishe ku Mana turinde iby'umutima yego Pawulo yabwiye Timoteyo ngo uzibukire ugire ibintu uzibukira muze tuzibukire bene data hari abantu batazibukiriye kandi bagasenga bakaririmba bakayobora amakanisa n'amakanisa bakaba pasiteri bakaba bishopu bakaba abashumba bakaba regionali bakaba representa ariko hari ibintu batazibukiriye tujya tubabona hano tukabona umuntu ntacyo yazibukiriye ariko afite izina afite izina pe bene abo ngabo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo bononekaye ubwenge ngo bakamye mw'ukuri ngo babone nk'amasoko yakamye ngo ni ibicu bijyanwa n'umuyaga aravuga ngo iminwa yabo yari ikwiriye kuzibwaho kubumva ngo iminwa yabo yakazibwe ngo nabo kwanga urunuka ni igitangaza gikomeye yego no hari abantu ngo wirinde n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana ingirwabwenge ngo hari abantu bivuga ntibavuge Kristo bakivuga muri iyi minsi abantu bakivuga umuntu akabwiriza ariko agashaka kwishyiramo kugira ngo babimwubahire yego iyo ubashye Kristo nawe barakumva ineza ye abantu rero ngo bari bararetse iby'Imana ngo barivuga kandi bakivuga ko babufite ubwo bwenge ibyo bintu bibatera kuyoba ngo bava mu byo kwizerwa niko Pawulo yabwiye Timoteyo
abo rero ni ingirwabwenge zirwanya iby'Imana, ntabwo ziri hanze, ntiziri mu kabari, ni ingirwabwenge ziri mu nzu y'Imana. ni abantu biyitirira abakristo bakivuga ko ari abakristo bakibeshyera. Abantu bari kwibeshyera ko ari abakristo bajya mu ijuru kandi ari indamu. Ahandi yaramubwiye ngo Imana yabo ni inda, ngo biringira ibitagira umumaro. Imana itabazi ishyize imbere. Abo bose ngo bari mu gice cy'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana, ngo bakivuga kandi ko babizi, babishoboye, babifite, ngo ariko bakaba bateshutse mu byo kwizerwa. Imana rero itugirire neza, Imana idufashe. Ndumva ngeze ku minota yo gusoza, ariko mureke duhagarare turinde ibyo twagabiwe, turinde ibyo tumaze kwakira, turinde ibyo twamenye, kandi tugire n'ibindi tuzibukira muri iki gihe. Amagambo y'amanjwe yabaye menshi, amagambo y'amanjwe inayo hanze gusa, no mu nzu y'Imana abantu bazanyemo amashyengo n'amagambo y'amanjwe. Bazanyemo amagambo yabo atari amagambo y'Imana, bazanyemo ibintu by'aba bantu. Ariko weweho ngo urinde icyo wagabiwe muntu w'Imana, kandi ngo bitere umugongo. Salomo aravuga ati, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, nizo nkomoko y'ubugingo. Yatangajwe n'uko umutima warangiye atunze abagore 1000 kubera umutima utanyurwa. Mbega umutima we, ngo 700 n'inshoreke z'inda ya 300. Ariko Salomo yari igitangaza mu gusambana, yari yarasazerwa. Yitangara nawe, ngo yaritangariye kubona yaratunze abagore 1000. Nuko yagiriwe ubuntu aza kwihana muri biriya bitabo bye by'ibisigo, aravuga ngo ubutunzi bugira amababa, ngo ntibura gushuka umutima, ngo ariko bwaguruka bukagenda. Avuga ibintu byinshi, avuga ngo nabonye igiti kigaye cyishimiye ubutaka, ngo bahanyuze barakibura, ngo niko umuntu amera udatunze iby'Imana mu mutima we. Avuga ibintu byinshi biriya bitabo by'ibisigo yabivuze ari we wigarukaho, yivuga, yihana, agirirwa ubuntu. Ariko asiga avuga ati ibintu byose byarumviswe, ati nashatse, ntawe uzandusha, ese uzaza nyuma y'umwami azakora iki? Uzaza hanyuma yanjye azubaka icyo, azakora iki nakoze? Ngo yashatse amajaridi, ngo yakoze n'iby'ubusazi, niko yavuze, akajya muri jaridi akakuramo imyenda agasimbagurika, agakora ibintu by'ubusazi ngo yumve umumaro wabyo. Yashakishije ibintu byose kandi kuko yari afite ubwo bwenge, ngo ariko ikintu cyamunaniye ni umutima we gusa. Yego gusa ngo umutima waramushutse kugeza ubwo ayoboka n'ibigirwamana by'abagore, kugeza igihe agarukira Imana aravuga ati, emwe umuntu wese arinde umutima we, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Imana tugirire neza, Imana duhe kurinda imitima. Mu mafaranga menshi urinde umutima wawe, mu bukene bwawe urinde umutima, mu byago byawe urinde umutima, mu ndwara ikomeye waba ufite urinde umutima. Mu bikurwanya turinde imitima, tubere maso imitima yacu. Kandi Imana ntawe urinda rero adafite intwaro, ntawe urinda imbokoboko, umuntu arinda afite icyo arindishije. Ntawe urinda urugo n'umuzamu afite imbunda aba yambaye. Pawulo yabwiye Abefeso ngo ibisigaye mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambaye intwaro zose z'Imana. Babwira n'uburyo bwo kuzitwara, baravuga ngo si kuzitwara ahubwo muzambare, mwambike umutwe agakiza, igituza cyambare gukiranuka nk'icyuma. Ibintu umuntu yambaye iyo bamurasa arabyirukanka, niyo agenda arabigenda, niyo atwaye arabitwarana. Ibintu umuntu yambaye biba bihagije, si ibintu bisigara muri varize. Haleluya, amen. Mwambare tukati mukenyere ukuri, mutagira akanyoma na kamwe muvangamo, mu gukenyere nka sentire, mu gukenyere nk'imishumi. Kera abamama bakenyeraga imishumi. Kandi mukwezi inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Nta muntu ushobora kuva mu nzu atambaye inkweto, ntabibaho. Ntabibaho. Mukwezi inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza ko Yesu aje yagusanga mu modoka, ari no mu kazi, unaryamye usinziriye cyangwa uri maso. Mukwezi inkweto. Apango kandi kigeretse kuri ibyo, mugerekeho kwizera kubasha kuzimya imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Aranava umusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi tugire neza, abamusabira abera bose, kandi ngo muri maso. Ntawe urinda asinziriye, ati muri maso. Yego, ntawe urinda asinziriye, umurinzi arinda abantu. Iki gihugu bajya baturinda tugasinzira, abo abahungu
umusaza bakaraba bahagaze bakaraba bagenda bakaraba bahana amakuru bakamenya ngo mu murenge runaka bimeze gutya muri aka kagari baratewe aha bimeze bityo amakuru yose y'ijoro bakayabwira ntabwo ngo muri maso kandi mugende nk'abafite ubwenge niko yavuze mu mudasa ngo nusinzira akanguke Kristo amumurikire Imana ishimwe nubwo turindisha imitima kwambara izi ntwaro nta murinzi uba abereye aha aba yambaye intwaro zose zo kurinda Imana itugirire neza mbivuze muri bikeya ariko umwuka wera yakubwira byinshi kandi nanjye anyigishe byinshi ariko rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa n'inkomoko y'ubugingo ibarizwa mu mutima w'umuntu n'Imana itura igakwirwamo ahandi Yesaya Imana yambwiye ngo ese muzanyubakira nzu ki kandi ahantu nzatura azaba ari hamwe uko ijuru ari intebe yanjye isi ikaba intebe y'ibirenge Imana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi aravuga ati Imana yamaze ese muzanyubakira nzu ki ahantu nzatura mwagize aho ni muri ya nzu ya Salomo azaba ari hantu ki yego Pawulo abwira Abaroma ngo mbese ntabwo muzi ko muri inzu y'umwuka wera ntimuzi ko muri insengero w'Imana aba muri mwe umuntu utsemba urusengero Imana izamutsemba Imana ngibona ko umutima ari ushobora gukwirwamo ikawuturamo Imana tugira urusengero rero tugomba gutuza Imana n'umwuka wera n'izindi mpano z'Imana ariko ibyo bintu birarindwa iyo utabirenze hari ibisambo bibishaka abadayimoni babishaka muzarebe muzakurikirane umukiranutsi ugerageza gukiranuka muzumva intambara abamo nta kindi satani abaje kwiba ubwo butunzi yego ni ukuri ibyo byose urimo ejo umukozi w'Imana yavuze ijambo rikomeye cyane avuga ngo Yosefu ngo muri Zaburi aravuga ngo kugeza igisezerano rye ryasohoreye ngo ryaramugeragezaga ngo bamubohesheje ngo bashyize ibyuma ku birenge baramuboha ngo nta kindi azira ziri sezerano ariko nanezewe cyane ngo umuntu ashobora no gupfusha ikinege ngo ntuzatangare ngo Imana ntabwo babitera kujyana umwana w'ikinege ngo ibizi ikoze nubwo utabimenye ni igitangaza gikomeye bene data mureke turinde imitima yacu twirinde ubwacu twirinde muri byose Imana duhe umugisha Imana dufashe Imana duhe imbaraga zo kurinda ibyo twagabiwe Imana duhe umugisha mu izina rya Yesu amen.